hari ubuzima umuntu abamo bukaba nk'umwijima, ariko mu mutima we akaba ari urumuri ruto rudashaka kuzima, urumuri ruharanira kutazima n'iy'isi yose yamwanga. Iyi ni inkuru y'umwana wavukiye kure mu misozi ya Nyamasheke, aho kugera ku modoka bisaba amasaha n'amasaha wicaye mu mihanda itagira izina. Umwana w'igihugu utigeze agira icyizere cyo kurota inzozi nini ariko akaba zirimo. Yitwa Uworizagwira Florie, ariko isi yose ikamumenya ku izina rya Yampano. Uyu ni umwana wavuye mu bwigunge akanyura mu nzara no mu marira, mu kwigunga, mu kwibwira ko ejo hashobora kuba heza kuruta uyu munsi. Ni inkuru y'umwana ujya ku igare akitwara nk'ufite imodoka. Ni iy'umwana wibye umuceri ashaka gukurikira inzozi ze. Ni iyo wahagaze mu ishyamba rya Nyungwe imodoka apfa ariko umutima we ntupfe. Ariko se nyamara ni gute iri zina Yampano ryavuye mu bwiru rikaba ijwi ryuzuye mu matwi ya benshi? Ni gute uyu musore wigeze kumara amasaha 28 mu rugendo rwo gutoroka yaje gukandagira ku butaka bwa Beka Arena abafana barangiza bakamuririmbira? Kandi se ubwo bwamamare buza ni iki buzanira umuntu? Icyubahiro cyangwa igisebo? Isomo se cyangwa isomo riremereye cyane? Iyi yose inkuru isanzwe ni urugendo rw'ubuzima n'inkuru y'amarangamutima n'isomo ku rubyiruko. Ni ikimenyetso ku nzozi zidapfa iyo umuntu yiyemeje. Iyi ni real story ya Yampano. Nimwicare hamwe kandi mufunge imishumi y'inkweto zanyu, kuko ntuzongera kumufata nk'uko wari umuzi imbere. Njye nyitwa Wakanda. Ikaze. Ubundi ababyeyi be bamwise Uworizagwira Florie, gusa twe tumuzi ku izina rimaze kumenyana bose ari ryo Yampano. Yavutse mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2000, avukira ahitwa Mpabe, aha ni mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Rangiro. Ubundi Nyamasheke azwi ko ari imwe mu turere two mu Rwanda tubarizwa kure cyane. Kuva iwabo wa Yampano ugera aho bategera imodoka ukoresha amasaha 2 n'igice uri kugenda n'amaguru kugira ngo ugere aho imodoka igufatira, akaba ari ibirometero 1000 bigera ku 10. By'umwihariko mu gace bari batuyemo, kubona telefone, kureba televiziyo ndetse n'ibindi nkabyo byari bigoye cyane kubibona. Gusa akiri muto yari afite nyirarume wabaga i Kigali. Hashize igihe gito papa wa Yampano nawe ajya kuba i Kigali. Nyuma na nyina nawe aza kumusangayo bajya kwibera i Kigali. Gusa birumvikana bano babashije kujya i Kigali mu rwego rwo gushaka akazi. Yampano akaba avuka mu muryango w'abana 6, akaba ari we mwana wa nyuma mu bavukana cyangwa se bucura. Akaba ari naho yahereye aririmba indirimbo ivuga ngo ni Kabucura. Nyuma y'uko se na nyina bagiye i Kigali yasigaranye n'abavandimwe b'Inyamasheke. Kera kabaye ubwo yageraga mu mwaka wa 4 primaire, papa we nibwo yamubwiye ko natsinda amasomo azamusura i Kigali akajya kumutembereza mu duce tugize i Kigali, by'umwihariko yari atuye nyine Nyamirambo. Yampano yashyizemo umwete wose akoresha imbaraga ze zidasanzwe kugira ngo abashe kubona amanota meza. Uyu Yampano yaje gukora uko ashoboye kose maze abigeraho, kuko yaje kuba wa 3 maze samwemerera kumusura i Kigali Nyamirambo. Yahamaze amezi 2 gusa. Aya mezi ni nayo yavuye mu rugendo rwe rudasanzwe tubona rwa none, aho bamwe basigaye bavuga ko afite impano irenze imwe. Gusa aha yabanaga na se, yajyaga yiba papa we amafaranga akajya kwiga igare. Ni igare risanzwe imwe tuzi nk'amatabaro. Icyo gihe ni nawe yatangiye kujya atungurwa nuko ibyo yumvaga mu maradiyo ariko bibona bimwegereye cyane, nk'urugero nko kubona studio ikora imiziki ya Touch Record. Kandi uyu Yampano yatangiye kujya atungurwa no guhura n'abantu bamubwira yuko bafite nimero z'abastari bakomeye hano mu Rwanda, bamwe akazibaka ubundi azabahamagare. Uyu Yampano akaba ahora azirikana uburyo bamutumaga kuri 40 Nyamirambo. Umunsi umwe akebutse abona studio ya Touch Record, yumvaga bidashoboka. Yakundaga kujya ahangaha nyine iyi studio yari iherereye, ubundi akayitegereza cyane, dore ko yigeze no kuyitegereza arabakwamo barimo Manji The Black, Dream Boys, Riderman n'abandi batandukanye bari kuhatambuka. Mu kubibonesha amaso ye nabyo yumvaga bidashoboka. Gusa nyuma yigeze kwaka umuntu nimero ya Jay Polly aramuhamagara, maze aramwibwira amubwira ko ashaka gukora imiziki. Undi nawe ati ubuse wowe wa mwana wabuze uburyo indirimbo ikorwa cyangwa uburyo ivunamo? Jay Polly yumvise ko ari umwana kandi ibyo avuga atabizi, arangije aramukopa. Amezi 2 amaze gushira bamusubije icyangu ku gahato atabishaka. Saa 9 za mu gitondo se yari amaze kumugeza Nyabugogo. Aramutegera, ageze icyangugu asanga hatandukanye cyane naho yari avuye. Atangira kujya yumva amajwi y'inyamaswa bitewe nuko yari atuye hagati ya Nyungwe ndetse n'Ikivu. Mu gihe yibukaga nanone andi majwi y'imodoka yari ari kubona ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu muri Kigali. Yampano aha hantu yahamaze icyumweru kimwe gusa, no kuvuga iwabo i Nyamasheke.
ubwo yari ku wa gatandatu bashiki be batabizi mu gihe mushiki we ari gukubura nibwo ya mpano yafataga umuceri yari yaravanye i Kigali aho habona iwabo ngo bazajye bawurya. Nibwo yaciye inyuma abavandimwe biwe abareba ku jisho aterura wa muceri ubundi ajya kuwugurisha. Ibi byose yabikoze kutari urwango ahubwo kwari kugira ngo abone amafaranga azamusubiza i Kigali, dore ko yabonaga kuba iw'Abanyamasheke bitazakunda, yabonaga hatandukanye n'aho yari avuye. Wa muceri yarawujyanye awugurisha ku musaza bari baturanye amuha amafaranga 5,000, ubundi ababonye itike rizamugeza i Kigali. Yarazindutse saa 9 za mu gitondo ahitwa mu Ityazo. Ahangaha niho bategera imodoka zizamuka zijya i Kigali, bitewe nuko habaga bya bibisi binini bya Onotracom, hakaba hari abantu benshi babaga baje gutega. Avuga iyo wabaga uri umwana ntubone umuntu uguterura ngo akunyuze mu idirishya nta kabuza warasigaraga. Ukuri nako byagendekeye ya mpano, yarasigaye abura umuntu umuterura ubundi ababuza umwanya gutyo, kuko nta muntu bari kumwe ngo amuterure amunyuze mu idirishya. Yahise afata icyemezo cyo kwanga gusubira iwabo kuko yari yaramaze kubiba. Yahise afata umwanzuro wo kunyurira kure. Yafashe taxi isanzwe agira ahitwa mu Buhinga, ahura n'ivuye Kamembe igakomeza butarerekeza Kigali. Mu gihe byari kuba byoroshye guturuka mu Ityazo akanyura Kibuye yerekeza Kigali na ya bisi Onotracom nyine yari yamusize, dore ko kuri ubu yari agiye kuzenguruka muri Nyungwe, aha nyine ni naho baciye. Gusa nanone mu nzira barimo bagenda kubw'umwaka imodoka bari barimo bapfiremo bageze muri Nyungwe, abantu batangira kumwibazaho, ni nabo babonye ko ari umwana. Ubundi batangira kumaza ati wa mwana wari kumwe nande. Yababeshye yuko avuganye na se ko nagera Nyabugogo ari buze kumuhamagara akaza kumufata. Aha nimero za se yari azifite kuko yari yarigeze kuzikoresha na mbere. Bamusabye nimero za telefone kugira ngo bamuhamagare bamubaze yuko bavuganye, ubundi yanga kuzibaha ababwira yuko zitari guca amarazibima. Tutarajya kurereka maze nkubwire kanga ariwe yakuye igitekerezo cyo kuririmba indirimbo y'Isuri Izagwira. Yaragiraga ati uzabimenya umunsi imodoka ipfira Nyungwe kandi burya umuruho ntureba ubwoko. Ayo ni amagambo wasanga mu ndirimbo ye. Bitinze cyane haje kuza indi bisi ije gusimbura ya yindi yari yapfuye. Yarabakerereje cyane ku buryo bageze Nyabugogo saa 9 za mu gitondo ku munsi wari ukurikiyeho. Ubyumve neza ko uhereye ku munsi yaturutseho mu rugo kugera ku munsi yageze Nyabugogo ari hashize amasaha 24. Birumvikana ni umunsi wose bari mu rugendo. Umuryango wo kwa ya mpano haba kuri se na nyina cyangwa se bashiki b'Icyangugu nta numwe wigeze ukurikirana ngo amenye aho ya mpano yaraye. Ibi byose byari bitewe nuko nta gitsure yari yarabonye cy'ababyeyi, nta muntu wari afite wo kumwitaho kuko icyo gihe yari hashize imyaka 8 atabana na se kandi hashize imyaka 4 atabana na nyina. Bombi bari baragiye kuba i Kigali, akaba ariho yaheraga akora ibyo yishakiye byose. Izo saa 9 zishyira saa 10 z'ijoro yari ageze Nyabugogo. Muri bya 5,000 yari asigaranye 2,000 yahise atega moto. Mu gutega umumotari amubwira kumugeza Nyamirambo Rwampara ku kagari ku kagezi k'amazi. Aho ngaho ni naho se na nyina babaga. Mu ijoro ahageze isa mukubisa amaso ubundi arumirwa. Agiye kumukubita nyina aramubuza amubwira ati aho kugira umukubite mureka ajye kuryama, kubera ko ushobora kumukubita bikarangira abaye ikirara akazajya aba mu mateme ndetse n'ahandi. Ise yaramuretse araryama, bukeye bajya kumushakira ikigo ka Busunzu. Ahiga umwaka umwe bitewe nuko yari yararangije mu wa 4 agiye mu wa 5. Aha yahize umwaka umwe bitewe nuko yari arangije mu wa 4 agiye mu wa 5. Yenda kujya mu wa 6 bitewe nuko yari umwana w'insharutsi ise yabonaga ashobora kuzagwa mu bishuko bya Kigali akaba yanywa itabi ndetse n'ibindi. Dore ko yatekereza ko ashobora no kumuteza ibibazo. Papa wari ufite inzu i Bugesera yaramubwiye ati ngiye kukugurira igare ujye kuba Bugesera uzajye kwiga uri ku igare. Ise yamusezeranyije ko azajya aza kumusura buri weekend. Ya mpano kuko yakundaga iryo gare, wibuke ko yajyaga namwiba amafaranga akajya kwiga igare. Mbese bakimuha igare yumvaga ubuzima bwe bwose bufite mu biganza. Ibi byose yatumye yemera ibyo se yamubwiraga byose nta kabuza. Yagiye kuba mu nzu ya wenyine yiga mu wa 6 primaire. Ya mpano yagiye kuba Bugesera hafi ya Gago, aha ni hafi y'ikigo cya gisirikare. Mu rugendo rwe rwo kwiga yaje guhuza n'umwarimu amushyiramo umupango wo kuzajya bongera cyangwa se bagakuba kabiri amafaranga y'ishuri. Ibi byose yabikoraga atagamije ikibi, ahubwo kwari kugira ngo ya mpano ise ajye amwohereza amafaranga menshi ubundi agirayo yishyura ishuri n'ayasigarana ubundi akomeze gahunda ze. Icyo gihe byaramuhiriye, mwarimu akajya bimukorera. Icyo gihe ya mpano yigaga ko atuye ahirwa muri Mbyo. Igitangaje ni uko rimwe yatunguraga se akamusura i Kigali anyonga rya gare rye.
ni urugendo rw'ibirometero 40, naho imodoka yagenda isa imwe n'umunota umwe. Ku igare byo bikaba byumvikana ko ushobora kugenda amasaha 3 cyangwa 4, akava muri mbyo mu Bugesera akerekeza Rwampara muri Nyarugenge. Hagati aho ngaho yigeze gushaka kujya mu gisirikare bitewe n'uko yari atuye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Gago. Yiga mu wa 6 yasanze abana benshi baharaye kujya bajya mu gisirikare, wabonaga bose bari kwiyandikisha nawe yumva arabikunze ntapanga kujyayo. Umunsi umwe bajya kwiyandikisha i Nyamata bari ku magare. Icyo gihe niwe yatinyutse kuba yajya i Kigali ku igare aturutse Gako kubera ko yuko yari abonye kuvuga ko werekeza Nyamata bishoboka ku igare, ndetse atekereza ko no kugera i Kigali byakunda. Iki gihe bajya kwiyandikisha ya mpano baramwangiye kubera imyaka itari yuzuye. Abo bari kumwe bose barabanditse, ubundi ya mpano bamusubizayo ntiyongeye no kugerageza amahirwe yahise ko abizunikwa. Ageze mu wa 3 segonderi yari yarabaye umuhanzi ari umuraperi witwa Danger. Aza kujya muri korali y'abarokore akajya bandikira indirimbo, dore ko ya mpano yigeze kubandikira indirimbo yitwa Rakoze, barayikunda. Ahita ko yumva ibintu byo kwandika indirimbo ye ni utuntu twiwe. Uko niko yatangiye kujya bikora, ari nako yagendaga yumva indirimbo z'abanzi barimo Buravani, Tebeni n'abandi bagiye batandukanye. Kera kabaye haje kuza amahirwe ajya gukora ikizamini cyo kujya kwiga mu muziki ku Nyundo. Iki kizamini yaragikoze maze aratsinda. Ashyiriye ise izo mpapuro zigaragaza yuko agiye kwiga mu muziki arabyanga, ahubwo amutegeka yuko agomba kujya kwiga ubwubatsi. Ahangaha ya mpano yibajije impamvu se yabyanze, kandi kuva na kera bakiba Cyangugu se yahoranaga gitari, yewe yahoranaga gitari acuranga na piano, bigaragara ko azi agaciro k'umuziki. Usanga ya mpano yaratunguwe cyane. Ya mpano yagiye kwiga i Muhanga iby'ubwubatsi, gusa icyo gihe ntiyigeraga aboneka mu ishuri. Gusa nanone iyo ari kukubarira inkuru ye akagira ahangaha yirinda kuvuga byinshi, kubera ko ibyo yakuze arimo n'amanyanga ashobora kuvamo ibyaha byanwa n'amategeko. Avuga ko iyo bamwe bajyaga gukora ikizamini nawe yajyaga gukora, ariko akirangiza ntashyire izina rye ku rupapuro rwe, ubundi agasinya ku rutonde rw'abitabiriye. Urupapuro rwe rwaraburaga, ubundi mwarimu uhagarariye ikizamini akahita abibazwa. Byahitaga bibaga ikibazo, bikaba ngombwa yuko ya mpano bamuha amanota bagendeye muri test yagiye akora. Ariko nanone muri test yageragezaga ku buryo yabonaga amanota nka 1/2 kugira ngo ikizamini bakuba ya manota yo muri test abashe kwimuka. Siwe warose arangije amashuri, dore ko akunze kubivuga ngo yari kata ndende. Gusa nanone nubwo yararangije amashuri ye, diplome y'ubwubatsi ngo iriho amanota adashobora kumuhesha akazi ko ariko kose k'igifundi. Ahubwo nyuma yo kwiga iby'ubwubatsi yaje kwikorera ikiyede. Mbere yuko tubigarukaho iby'ikiyede, reka manze nkubwire ko amafaranga bamuhaye ku ishuri amwe yajyaga yajyana mu muziki, kuko yari atangiye kumenyana n'abanyamuziki barimo umuproducer bita Davidenko n'abandi bo mu ruganda rwa music. Uyu ya mpano bitewe n'uko ise yari afite umuhungu warangije iby'ubwubatsi, bagiye kubaka umuhanda wa Rwampara ajya gushakira umuhungu w'akazi. Umuhungu we nta kintu na kimwe yari yayiziye, nta nubwo yanabishakaga. Akimara guhabwa akazi yahise yegera abari bashinzwe kubaka, nk'uko ubwo byisubiriramo arababwira ati, mwa bagabo mwe murabona ko hari ibyo mwubatse, murabizi kandi ko mu ishuri twiga ibyo mu makayi cyane, mwaba muretse nkaba mbahereza ibikoresha, hanyuma y'amezi 2 nanjye kubera yuko naba maze kubimetiriza ngatangira kujya nubaka, hato ntazanabasenyera ibikuta. Icyo gihe akazi k'ikiyede yari agitangiye, bakajya bamuhemba amafaranga bahemba umukozi ukora ikiyede, nyamara ise yari yaramusabiye akazi k'ubufundi. Uko ni nako yinjira ikiyede, dore ko yanabiririmbye mu ndirimbo ye. Ariko kuri ko we yari akuzi, nta kintu na kimwe cyari kibereye mu mutwe we. Icyo gihe yamaze amezi 7 akora icyo kiyede, maze ayakoreraga ubundi akajya kuyakoresha mu muziki. Icyo gihe hari studio mu Biryogo, bari kumukorera indirimbo zigera kuri 6. Umunsi umwe atagiye gukora cya kiyede cye yahuye na Murindabirene yaje gukoresha imodoka, aramwegera amubwira yuko afite impano yo kuririmba. Murindabirene amusaba kumuririmbiraho. Undi nawe arabikora, amubaza niba azi gucuranga na gitari, amubwira yuko abizi. Yamuhaye nimero, aciye ukwezi ya mpano aza kumuhamagara aramwibutsa. Undi aramubwira ati, nsanga ku isibo uzane na gitari. Icyo gihe ya mpano nta gitari yari afite, yahise ko ayitira Makanyaga Abdou kubera ko bari bamaze kumenyana. Ubyibuke neza ahari mu mwaka wa 2021, icyo kiganiro yakoze kwa Irene cyamugejeje ahantu heza, kuko Irene mu kiganiro yashyizeho nimero ya mpano, ubundi akajya abona abantu bamwohereza amafaranga.
Muri ibyo biganiro ni nawe yagendaga akura udufaranga tugenda tumufasha. Nyuma hari umurundi wabaga muri Canada wakunze impano ye binyuze mu yindi YouTube channel, arangije amwohereza amafaranga agera ku 350. Yamano avuga ko bitewe nuko se yari yarahuye n'ibibazo byo guhomba atakiba i Kigali yibera za Nyabyondo, amafaranga y'u Rwanda ya mbere menshi yabonye yari 800. Ntabwo yigeze yashora mu muziki, ahubwo yose yari ateruye ubundi yahereza se ngo atangire yiyubake yongera asubire mu buzima yari asanzwe abamo. Nyuma rero muri ka kiringo k'abahanzi, Yampano yari kodinze indirimbo 10 azohereza aba promoters batandukanye bo mu Rwanda, barimo kwikubitiro nka Kasuku, zigera no kuri Arisudi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Iyo playlist cyangwa se izo ndirimbo 10 zageze ku muntu bita James Ruzindana, ari nawe muhindurira ubuzima bwe avamo Yampano tuzi ubu ngubu. Hagati aho niwe yabanaga n'uwo bita Medusera uzwi mu myidagaduro yo mu Rwanda. Yampano yaramwihanangirije aramubwira ati, ntuzigere unyogesha ibyombo kubera yuko ncumbikiye, mba ndi kwishakira ubuzima bw'uburyo bw'ubuhanzi bwanjye. Bigeze aho ngaho abonye uduceri dutangiye kugenda tuza, ajya kwikodeshereza ajya mu kageto kiwe k'ibihumbi 17. Aha ni hafi y'amashuri ya Kabusunzu. Kera kabaye rero James Ruzindana wari hafi gushinga rebo yitwa TB Music. Ya playlist y'indirimbo 10 ya Yampano yamugezeho. Yahise kamagara Yampano aramubwira uburyo yakunze impano ye, amubaza ubuzima bw'abayemo, yumva ntibyoroshye. Yampano avuga ko yamubwiye ati, shyira video call maze ndeba ahantu vuba na bwangu, uva aho ngaho ugenda ushaka inzu irimo amakaro n'ibyumba 2 bitarengeje amadolari 130. Kandi nanone ayo ngo yaramubwiye yagombaga kubarenga 250. Iyo nzu Yampano yarayishatse ubundi ayibona aho yari atuye nyine aho Kabusunzu. Kugera ubwo ngubwo ubuzima bwe bwahise kubuhinduka kubera ko ngo James yahise kabasinyisha bombi na Roto muri iyo rebo. James ashora mu muziki wa Yampano ubuzima bucamo gutyo, atangira gukora indirimbo zitandukanye tumuziho zirimo nk'uwo muntu, Pireyave, Mayibobo, Ndi kwikubita n'izindi zigiye zitandukanye bitewe n'iyo wamumenyeho. Ubuzima bwa Yampano buhita buhinduka gutyo. Gusa nanone uyu Yampano ubana n'umugore akaba afite n'indirimbo zagiye zikundwa cyane twagiye tumumenyaho, nk'indirimbo yakoranye na Papa Cyangwa yitwa Ngo, akaba ari nayo ndirimbo yiwe yarebwe cyane ku rukuta rwe rwa YouTube. Kandi akaba yaragiye yitabira ibitaramo bitandukanye. Aha twavuga nk'igitaramo kidasanzwe cyabereye muri Beka Arena cyari cyakozwe na The Ben. Akaba yarahiretswe urukundo rudasanzwe n'abafana bari bitabira iki gitaramo. Aha akaba yarahandikiye amateka kuko yageze kuri stage abafana bose bajya mu bicu. Nanone kandi ntirwasoza kandi tuzabwiye ku bya video zasakaye ziwe hamwe n'umugore bari gutera akabariro, dore ko ari video ya trendinze nawe ushobora kuba warayirebye. Bikaba binavugwa ko yarebwe n'abasaga 9,000,000 bose, kandi abo bose bakaba baragiye bayoherezanya inbox. Ni amashusho yabanje gutungura abakunzi be benshi, dore ko bamwe batekerezaga ko ari AI. Ariko se nyamara ninde wari wategetse gufata amashusho? Ni aba diaspora se? Hariho batumariye abana babategeka gufata amashusho y'urukozasoni, dore ko mperuka kumva mu Burundi ari umwana muto yahuye nyuma y'amashusho yari ari gutrending. Byaje gutubundi kugira umuhanzi wanyuze mu buzima bukakaye bene aka kageni tumaze kurebera hamwe Yampano yisanze ubusabwe buri ku karubanda. Abana be se nibabona video ye bakabona ubwambure bwe buri hanze bazaba bakimwubaha. Ntiyaba ariho hava abana bitwa generation y'abagezweho usanga biyandarika kuko n'ubundi ntacyo babarengera. Nta trend iruta icyubahiro cyawe, nta mashusho y'akanya gatakwiye gusenya ejo hazaza hawe n'iby'abana bawe. Ibyo ukora wihishe bishobora ejo kubyuka buri wese abireba, bikagusigira igisebo udashobora guhanagura. Ntitwaremwe ngo tube igikoresho cyo kwidagadura ku bandi, ahubwo twahawe agaciro kagomba kurindwa nk'umurage. Gushyira hanze ubuzima bwite ni nko kugurisha ishema ryawe ku giciro cy'ibitekerezo n'amarayike. Ababyeyi mutekereze ku bana banyu, urubyiruko mutekereze ku cyubahiro cy'ejo hazaza hanyu. Iyo amashusho amaze kugera kuri interinete ntasubira inyuma. Reka tugire ubwenge bwo kwirinda, tuba urugero rwiza rw'abo tuzabyara n'abo tubana. Icyubahiro kiruta kure cyashimisha abantu ako kanya. Naha dusoreje ikiganiro cyacu. Ni naha kandi mboneyeho kugusaba gukanda like, subscribe, ugafungura inzogera kugira byose byiza bibera hano bitazigera bigucika. Nje nyitowa kandi ndabashimiye.